Daniyeli igice cya mbere. Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahaguta. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'i Shinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusavini umwami yanywagaho, kandi ngo babare imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina, Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone, agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzamunkize mu kaga katera umwami kunca igihanga. Nuko Daniyeli ahera akabwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishyimbo abe ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, kuzabibona aba ari kuzagenzereza abagaragu bawe. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize, asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Maze abo basore uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze, umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, icyo umwami yabazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Nuko Daniyeli aguma ahageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma.